buryo umunyarwanda ari umuhanga ibaze gutekereza ati akawihambiriho birangira akawuciye. Ndavuga umuhoro, akongera ati ntawuvumira itararenga, akongera ati ukandagira agahungu ntahonyora. Iyo yose ni imigani kandi twagiye tubona koko. Uyu munsi rero ni flashback. Njyewe ntabwo naje no kubigisha imigani, naje gutwiganirire turebe ko bishoboka n'ibidashoboka. Abenshi batekereza ko bidashoboka bikarangira bishoboka. Uyu munsi ni flashback. Nje ndi Evode w'Abanyarwanda. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Uyu munsi muri flashback naje ku mateka n'ubuzima bwo witwa Kagarara. Kagarara ni umunyarwanda wakuriye mu buzima butoroshye ariko agafightinga cyane kugera bunyuzemo ndetse akagera hageze ubu ngubu. Witwa Kagarara ubu ngubu ntabwo ari kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, uyibereye mu gihugu cya Ghana ari kumwe n'umunyamerika Ashton Hall. Ni umunyamerika umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga akora ibintu bigiye bitandukanye kandi bitangaje bituma abantu benshi bamwibazaho cyane. Dore ko ari umusore n'ubundi wubatse umubiri, akora ibintu byo kubaka umubiri, nyine akaba ari umusore ufite fiti koko, ufite inzu, ufite imbaraga, buri muntu wese yakwifuza kuba yahura nawe. Witwa Kagarara rero nyuma ugenda amwigana akora byinshi bigiye bitandukanye, burya Imana itanga umugisha mu no mu cyaro. Witwa Kagarara, witwa Ashton Hall rero yagaragaje ko yishimiye cyane witwa Kagarara birangira bahuye. Witwa Ashton Hall ubu ari mu gihugu cya Ghana aho yagiye gutembera ibihugu bigiye bitandukanye harimo n'u Rwanda. Gusa witwa Kagarara n'ubundi yafashe ya mbere amwisangira mu gihugu cya Ghana, ubu akaba ari we nshuti bari kugendana ahantu hose bakora amavideo menshi agiye atandukanye. Nyamuneka reka mbanze nkwibutse gato, niba utarakora subscribe kuri Mine Plus TV, nyamuneka banze kuri subscribe ndetse kugira ngo ujye ubona byinshi bigiye bitandukanye. Byaba byiza ukanze kuri subscribe. Small ass, go first. Ubu ndakubwira ko u Rwanda n'isi muri rusange birangariye uwitwa Ashton Simoro Kagarara w'umunyarwanda urimo gutembera igihugu cya Ghana ari kumwe n'umunyamahanga cyangwa se umunyamerika wamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi bigoye. Uwo nta wundi ni Ashton Hall. Ubu Kagarara mu gihugu cya Ghana ari kwitegura kuzagenda akomezanya n'uwitwa Ashton Hall mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Nyamuneka niba wizira ko Imana ifungura amayira, nyamuneka ajya wemera ko byanga bikunda nawe igihe cyawe kizagera. Jya ukora cyane kandi ntucike intege kugira ngo byinshi uzabigere. Witwa Kagarara rero yirinze gucika intege, yirinda kumva amagambo y'abantu, ahubwo wakora cyane ndetse akajya anasenga. Witwa Kagarara rero nyamuneka ari kuzamura ibendera ry'u Rwanda, ari gukora byinshi bamwe mu banyarwanda cyangwa se mu content creator byananiye. Gusa witwa Kagarara we birangiye abikoze nyuma yo guhura na Aisha Speed agaragaza ko yamwishimiye cyane, nyuma yo ko Diamond Platnumz agaragaje ko akunda witwa Kagarara ndetse n'uwitwa Ashton Hall akagaragaza ko akunda uwitwa Kagarara. Birangiye nyamara Kagarara ariko mu nzozi ze. Nge nari Evode w'Abanyarwanda. Nyamuneka kora subscribe.